Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data, yewe basuza ni Pastor Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ku ijambo ryitwa Aburahamu sekuruza w'abizera. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 23 duhereye kuri 27. Aho ngaho tuhasanga inkuru z'isezerano Imana yahaye Aburahamu zo kuba sekuruza w'abizera, ndetse Imana ikorana na Aburahamu ibisa nk'igihango cyangwa se ikimenyetso cy'iryo sezerano, ubwo yasabaga Aburahamu gukebwa ubwe n'urubyaro rwe rw'abahungu ndetse n'abagabo bose bari mu rugo rwe, ubwo n'abagaragu n'abajabe n'abasuhuke babaga basuhukiwe. Ubwo rero uko gukebwa kukaba isezerano cyangwa se igihango gishimangira ubwo bucuti Imana yari igiranye nawe, cyangwa iryo sezerano ryuko Imana imubera Imana nawe akayibera umwizerwa. Ubwo rero turahabona ko Aburahamu mbere yuko Imana imwita sekuruza w'abizera, ubwe yabanje kuba uwizera. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 mu nkuru zo bita intwari zo kwizera, uhereye ku murongo wa 8, ubona ko Aburahamu we kwizera he kwatumye yemera kujya ahantu atazi, ngo nuko yahabwiwe n'Imana gusa, ngo mu gihugu Imana yitaga icyayo. Imana imusaba kuva iwe, agasiga ababyeyi be, agasiga imitungo y'iwabo, agasiga abavandimwe be, akajya ahantu hatazwi, ngo nuko Imana yivuze gusa. Kwizera niko kuba bimuteye. Hanyuma muzi yuko n'umwishwa we witwa Loti, ubwo we yifuzaga kumuherekeza kugira ngo atagenda wenyine, bageze imbere nabo ntibyakunda kuko abagaragu babo bombi bari bagiranye amakimbirane ashingiye ku bwatsi bw'inka bw'amashyo yabo. Aburahamu uburyo yakemuye icyo kibazo nabo abasumiza nkuru murabyibuka mu Itangiriro, yabwiye Loti ati twe gupfa ubusa mwene data, ahubwo wowe uhitemo ikibaya kikunogeye kiri cyiza, hanyuma jye unsigire ikibi. Nuhitamo iburyo jye ndajya ibumoso, nuhitamo haruguru jyewe ndahitamo hepfo, nuhitamo ibumoso jye ndahitamo iburyo, nuhitamo iburyo jye ndahitamo ibumoso. Uko gukemura ikibazo rero kwa Aburahamu nako kukagaragaza ko kutari uko umuntu mu by'ukuri wari ugishishikajwe no gushakira ineza amatungo ye, cyangwa gushakira icyiza imirimo yakoraga, aho ukabona ko ari umuntu wari wirunduriye mu Mana, adashaka kugira umuntu n'umwe bakimbirana mu buryo bushingiye ku ndamu z'isi, ahubwo byose abifata nk'ubusa, abifata nk'ibibambwe. Ati we hitamo ibyo ushaka ujyane, ariko tubana amahoro mwene data. Nuko rero muzi ko Loti watazuyaje yahisemo ikibaya cyiza, nuko Aburahamu ababuza umuvandimwe Loti atyo, abura n'ikibaya atyo, kuko Imana yari mu ati byose bisige unkurikire. Ni nuko bigendekera umuntu wese wakurikiye Imana. Hari ibintu agenda ahomba mu nzira, ariko ku biherezo akazabyunguka, ndetse akunguka n'ubugingo buhoraho. Rero uko gukebwa k'umubiri ni ikimenyetso.
kwari ikimenyetso mu isezerano rya kera yuko umubiri wa Aburahamu n'abamukomokaho ari umubiri watunganirijwe Imana, ari umubiri utandukanye n'iyindi y'abandi batizeraga Imana icyo gihe, ndetse bikavuga yuko ari abantu ubwoko bwayo baremwe bundi busha. Ariko mu isezerano rishya ubwo Yesu yazaga, twabaye ibyaremwe bishya binyujije mu kumwizera no mu kwemera kwezwa n'amaraso ye. Mu Bagalatiya 6:15 tukabona umwene Aburahamu wundi witwa Pawulo, umuheburayo w'umuyuda, uvuga ati gukebwa k'umubiri no kudakebwa nta na kimwe kigize icyo kimara keretse kuba icyaremwe gishya. N'icyo gihe rero bakebwaga mu mubiri babaga bahinduwe ibindi byaremwe, ubundi bwoko bwatunganyirijwe Imana. Rero muri Yesu niho twabayemo ibyaremwe bisha. Bene Aburahamu ni bande rero? Muri Yohana 8:39-44 tubona Yesu agirana ikiganiro kirambuye n'abayuda ubwo bakomera ku izina rya Aburahamu biyita abana be, nyamara badakora nkawe, nyamara badatunganye. Yesu aho ngaho araberurira muri Yohana 8:39-44 ababwira ko mwene Aburahamu w'ukuri n'ukora nk'uko sekuruza Aburahamu yakoraga. Umwana w'Imana w'ukuri n'ugera ikirenge mu cya Kristo, n'ukora ibitunganye, n'ugenda aboneye, n'ugenda akiranutse, n'ugenda yemye, n'ufite ubuhamya buzima, n'uwirinda guhinyurwa mu mivugire ye, mu mibereho ye, mu migendere ye no mu mikorere ye. Ubwo rero wumvise iri jambo mwene Aburahamu, nakubwira ni komeza nk'uko Aburahamu yabagaho, natwe bari kutubaho nk'uko yakoraga, natwe bari kudukora. Nawe ushaka kuba mwene Aburahamu, nta yindi nzira usibye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza gusa, ubundi nawe ukabona ubugingo buhoraho. Mu nkuru za Lazaro, ubwo twabonye Lazaro abwira Aburahamu ngo namurungukira abantu bamurwaneho, ubwo Lazaro ari mu gituza cye ariko undi mukire we yarari ahantu habi, yinginze Aburahamu ngo amurwaneho. Kubera iki? Aburahamu ni ishusho ya sogokuru wo kwizera, y'urugero tugomba gufatiraho kugira ngo natwe twemerwe n'Imana. Rero nta kindi kintu twakora kugira ngo tube abana beza ba Aburahamu, ni ukwizera Imana no gutungana, natwe aho biri ngombwa tukemera guhomba indamu zacu kubw'ubutunzi butagira akagero, ariko gutunga Yesu no kugendera mu nzira ze. Icyoro kibi cy'Imana, dusenga Imana. Mana yo mu ijuru, icyoro kibi cyawe kubwira ijambo, dufashe kuba urubyaro rwiza rwa Aburahamu, tugendera ikirenge mu cye, uturindire muri iyi si, kandi ku bwacu no kubw'imirimo tuzakora ku bwawe tuzaheshe benshi ukwizera, mu izina rya Yesu, amen.